Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE njye wasuza ni Samson nk'ibisanzwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Ubwo rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel yikandeho ukane no kunzogera kugira ngo amakuru dusohoye ujye uba bambere bahita bayabona 5 kwa 5. Ikindi no utari muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE hita ureba muri description y'iyi video uhita ubonamo link ubashe kuyijoininga. Ikinzenye muri iyi video nko muri kubibona nangiye mfunguye application ya Athene kugira ngo na video itaba ndende, ndagira ngo nsobanurire abantu mwifuza kwa upgradinga ama account yanyu akinjiza nyinshi. Murabona kano ka notification kari hano ngo get an extra of 300% booster. Nuvango ni uburyo ki wowe ugura booster pack cyangwa se ni nko kugura imbaraga zituma winjiza nyinshi. Nuvango niba winjizaga nk'izange 14 zikikuba incuro 300 muri kubyumva ariko ibyo bintu cyangwa muri kubyumva ntago muri kubyumva. Nukuvango zirikuba zikiyongera mu buryo bwose bufatika izo winjizaga buri saha zikiyongera. Ubwo rero ibintu bisabwa reka bivuge mbere yuko nangira kubereka ibintu by'ingenzi turiko turagendana. Nukuvango icyo usabwa nukuvango nuko upgradinga iyi konti yawe. Hano hari upgrade hakiyandikaho ijambo premium. Tugiye kubikora step by step kugira ngo abantu mubishoboye kumubikore. Inzira zifashishwa ni inzira ebyiri. Inzira ya mbere harifashishwa metamask rwose buri wese umuntu uzi yuko ari gukurikirana nino video mugira inama yo kuza gukoresha metamask kuko metamask iri kubikora byihuse neza cyane ku muntu ufite network ifatika ndetse na trust wallet hose birakunda. Ariko twe tugiye kwifashisha ubu metamask ku ba trust wallet babikeneye nabo turaza kubibereka nta kibazo. Ariko reka twereke ni muri metamask ukuntu bikorwa. Mbere na mbere ubwo kugira ngo nanatinda abantu muri bushukenere USDT mbere yuko na video itangire kamaze bivuge abantu muri bukenere USDT ndetse na BNB zo kuza kubikora turahabaye kugira ngo tuze kubafasha kubibona. Abatari bubibone turahabaye kugira ngo tubafashe. Mbibutse yuko nyine ibintu bikenerwa ni ibintu bibiri turiko turagendana. Hakenewe BNB nibura ibice idolari rimwe gibice bya BNB. Ubwo bikaza kuba nka gaze fi ntabwo byose babikata ariko nyine nibyo bishoboka koherezwa muri metamask ndetse n'amadolari 3 yuzuye yatanarengaho na gatoboye rwose akaza kwifashishwa nyine ariyo agura iyo booster cyangwa se iyo premium package ya Athene. Turiko turagendana. Ubwo rero abantu bari bukenere izo BNB utwo duce twa BNB ndetse na USDT ku batari bubibone ubwo muraza kunyandikira kuri WhatsApp ndaza kubafasha kuzibona. Ndetse n'abadashoboye kubyikorera hari ukuntu ushobora kuvuga uti ngewe mfite amafaranga ariko ibyo bintu by'amatrust wallet n'ibiki byose kubikoresha birangoye. Turahabaye ngo tubigufashemo tubigukorere kabisa utiri uva aho uri utaniriwe wistera stress. Wowe cyo usabwa no kunyandikira kuri WhatsApp mbwira uti nkeneye kuzamura booster yanjye ukabinkorera ndahabaye kugira ngo mbigufashemo 5 kwa 5. Ubwo rero nkuko bibabwira nibyo ngibyo bisabwa nanatinze reka dutangirire hamwe dukore cyangwa se tugure iyo booster pack. Turahera muri metamask nkuko nabibabwiraga rero nyine ni ukuvanga icyo usabwa ni ukuba ufite amadolari 3 muri trust wallet cyangwa nakose muri metamask yawe ndetse na BNB nkuko muri kubibona utwo duce turimo nibura idolari rimwe. Ibyo nibyo bintu usabwa kugira ngo utangire kwigurira iyi booster ya Athene. Turiko turagendana ni ibyo ngibyo bisabwa na bindi bintu byinshi. Ubundi iyo bifitemo muri metamask imenya ngo booster yawe wemero guhita uyigura ibintu bitakugoye habe namba. Icyo ukora rero hano no kuvango ureba kuri browser ya metamask kubataza hiri n'ubundi murahabona ni hano hasi ndakeka muri kuhabona neza cyane. No kuvango utu dutabu ko ari tune aka gatatu hereye ku ruhande hari akabanza aka kabiri aka gatatu aka kane ugakandaho kuri browser. Iyo kanze kuri browser rero hano icyo ukora nta kindi nuvango urategereza nyine bikarodinga. Iyo birodinze ugasanga harimo indi tab yikuramo ugakanda kuri plus ugashyiramo niyo tab yawe ya yindi nyine uzajya ukoresha nshyashya nyine nk'ugiye kwandika ibintu bishya. Iyo ugeze aha rero hari ijambo wandika hara muri search muri no buto ya search wandika gutya nkuko ngiye kubibandikira wandika muti premium tugendane premium.athene nkuko muri kubibona ari kubyandika nawe ni kubyandika .athene.network ni gutya ubyandika. Iyo umaze kubyandika neza gutya nkuko mubona byanditse network murabibona neza cyane. Icyo ukora ukanda kuri iyi enter ya keyboard yawe mu rwego rwo kugira ngo nyine researchinge. Turiko turagendana. Abantu mwibazaga ngo amadolari ngo umuntu ngayabitsa ngo muri application ya Athene wapi uyabitsa muri
MetaMask cyangwa se muri Trust Wallet nkuko muri kubibona. Iyo bimaze kurodinga bigeze aha rero bahita baguhereza guconnect wallet. Murabibona ko bahita bakwihera guconnect wallet. Iyo ukanze kuri kano kajambo ka connect wallet nyine murakabona hano hasi, ubugiye nyine guconnect wallet. Iyo ugiye guconnect wallet rero ukandaho nyine kuri ako kajambo kugira ngo konte yawe ya Athene cyangwa se iyi browser yihuze na konte yawe. Ariko iyo umaze kubishyiramo hano nubonemo adresse hara hejuru ntago biba birangiye, ahubwo icyo ukora urongera ugakanda hara hejuru ari jambo rya connect wallet ry'ubururu. Hano uba uhuje konte yawe cyangwa se iyi browser na BNB Smart Chain nkuko mukabona hara hejuru. Aha rero icyo ukora ukanda connect wallet. Iyo ukanze connect wallet kuko uri muri MetaMask uhitamo MetaMask nkuko muri kuyibona hano ukayihitamo. Iyo uyihisemo rero urategereza bikarodinga, icyo gihe uhita ubona ko address ihita ijyamo handi ari connect wallet hajyamo ya address ya MetaMask yawe ya konte yawe ya yindi usharinga n'abantu nyine bagiye kuguha coin n'ibiki byose. Ndakeka muri kubibona neza cyane. Icyo ukora rero hano iyo umaze kuhagera urascrollinga ukazamuka, turiko turagendana. Ibyo bindi si ngombwa ngo byiteho, ahubwo uhituza ukagera hano bari kukwereka ngo enter Athene account cyangwa se your email. Ni ukuvuga ngo hano ushyiramo ya email yawe wakoze ukoresha register muri Athene network kuri account yawe, ya yindi ukora sign in ugakoresha mu gukora login ndetse n'ibindi byose. My friend ukirinda kuyandika nabi, turiko turagendana ukayandika neza kuko niho hantu honyine konte yawe ihera ibe verify cyangwa se niho ha confirm konte yawe ikaba premium iyo wabyanditse neza nkuko muri kubibona. Muri hangana kano ka message kari gukomeza kanyuramo ariko nta kibazo. Iyo umaze kuyandikamo rero email yawe ndetse ukana checking ukareba ko yanditse neza cyane koko turiko turajyana, icyo ukora hano rero uhita nkuko waba wamaze kuyandika neza ukanda kuri buy premium. Iyo ukanze kuri buy premium rero ubwo nyine ubutangiye noneho procedure yo guhita ugura cyangwa se ugura ya premium nkuko turi kuyigura step by step. Mbibutsa yuko na $3 usabwa ndetse na BNB y'idolari rimwe nibura ishoboka yo kugira ngo nabo yose bayikata batwara n'utuntu tudashinga pe. Nuvuga ngo ukanda kuri buy. Iyo umaze gukanda kuri buy urabona bakwereka gukonfirma payment y'amadolari nyine ya 3 kuri premium package. Barakubaza niba uri sure. Iyo byemera nyine ukanda buy. Turiko turagendana aha kuri buy niho ukanda, turiko turajyana. Iki gihe ubwo nyine uba wemeye ko ugiye kugura, bari kukubaza niba ubyemera. Iyo byemeye rero ukandaho ubundi ugategereza. Hano ntago uhita ubyirukansa ngo birahita biza. Iyo ufite network zifite imbaraga yego bihita biza byihuse, ariko kuba udafite network uratuza ugategereza bikabanza bikaza gutya bakakwereka ya konte yawe iriho ya $3 nkuko muri kubibona hano hejuru. Turiko turagendana ndetse banakwereka nyine ko ariyo nina yakenewe bahita bayishyiriramo kabisa cyangwa se ukayandikamo, byose bibari uburenganzira bwawe ukora uko uwe ubyumva ushatse. Nababwiye ngo na $3 tu nagarenga. Turiko turagendana uyandikamo hasi murahabona kuri spending cap na 3 nagarenga pe. Iyo amaze kuba ari 3 rero icyo ukora ukanda next kugira ngo nyine ukomeze imbere ibintu ukonfirme cyangwa se ukore deal yawe igende neza cyane nkuko muri kubibona. Iyo ugeze aha ngaho bimaze gukanda next bakwereka nyine ibyo wamaze gukora byose. $3 kweditinga niba 3 kabikuramo ndetse bakubwira yuko nyine BNB max za estimated gas fee murabona ko ni 0.0 rimwe. Nuvuga ngo ewana nani igice cy'idolari kirimo, ariko ugomba kugura niburi $1 rimwe mu rwego kugira ngo ibintu ubikore neza. Icyo ubaze kubikora ukanda approve. Iyo umaze kubikora neza nyine ubona ko ibyo wasubmitinze ari byo ukanda approve ubundi ugategereza. Iyo utegereje bakabikora neza iyi message muyihanganire naga ariyo. Iyo bikoze neza urategereza bakwaga message hejuru, barabanza bakakwandikira nyine bakongera bakabigarura noneho ari ugukonfirma transaction neza ugascrollinga. Abantu hari abantu mugera hano ino confirm nimubona ikora neza kubera ko mutarebye neza, urascrollinga ukazamura ureba byose ibyo bagukata ibyo wishyuye byose ubundi ugakanda confirm. Turiko turajyana. Iyo umaze gukanda iyi confirm rero ubwo urategereza nyine bakabanza bagakora submit. Hari abantu nyine nukoresha telefone yawe wenda bitewe na network ifite birahita byihuta pe, ubone nyine birakunze bigaruke bimeze bika transaction uyitegereze banze be submitted. Bareta bagwereza message hara hejuru murayibona ngo upgrade successful, system is upgrading your account. Nukuvuga ngo iyo biguze neza wamaze kwishyura ibintu bimeze neza nkuko muri kubyibonera
ubwo utegereza transaction ikabanza ikaba submitted, then bakakwandikira kuriya. Iyo bakwandikiye kuriya, ubwo ibintu bimaze kubikora neza cyane. Icyo ukora hano, uhita ugaruka inyuma, murabona ko na ya madolari nyine yacuza ya yandi 3 bayatwaye. BNB murabona ko byari ku idolari rimwe batwaye igice kimwe cyonyine gusa. Ndakeka muri kubona nacyo kitanuzuye neza. Ndakeka muri kubibona ko nicyo cyonyine batwaye. Za USDT 3 nizo zonyine baba bajyanye na gas fee y'uduce duke cyane. No kuvuga ngo nuko nguko bigenda. Iyo soje uhita wigarukira muri application yawe ya Athene, handi nyine yindi ikorerwamo mining, kugira ngo ducekinge turebe se koko bya bintu byacu babidukoreye neza cyane cyangwa nabyo badukoreye. Icyo ukora, ubwo urayifungura. Iyo umaze kuyifungura, ukanda kuri kara kamenyetso ka notification. Aka notification apana handi, kugira ngo banze urebe niba hari notification wahawe ibyerekana ko wamaze kugura. Murareba ko notification bayiduhaye ngo package purchase be successful. Hano baratwereka ko nyine ya notification iyo wabikoze neza bahita bakwera notification ikwereka yuko nyine wamaze kugura. Ndetse iyo ukanze kuri kano kamenyetso ka setting, aka kamenyetso ka setting ndakeka muri kukabona, ukaza handi hari level 1, murabona ko hari upgrade imbere, ariko baduhaye ngo premium, no kuvuga ngo konti yacu yamaze guhinduka neza cyane. Ndetse murabona ko hariho n'akantu k'akamenyetso ukuntu nyine ku mutwe tuko turagendana. Murabona ko iyi konte ihise yemererwa kwinjiza izi enye, kandi nyamara yinjiza gutuntu duke cyane. Ndumva ari muri rimwe. Murareba ko hariho n'akantu k'akagofero kunuza kuri yaso foto cyangwa se kuri profile yacu. Ubwo nizere ko mubonye uburyo kibigurwa. Nababwiye ngo abantu mubishoboye mukoreshe MetaMask, niyo yoroshye rwose pe. Kuno mubona tubikoze step by step, MetaMask irabyoroshya neza cyane. Ibwo nizere yuko ibintu mubonye ukuntu bigenda neza cyane. Nizere ko mugiye kuzigura. Nababwiye ngo abatabishoboye bifuza ko tubibakorera, ewana turahabaye kuri WhatsApp. Ikiri ngombwa nuko ufite udufaranga, amafaranga yawe kuri Momo ukayohereza, tukabigukorera neza cyane. Konti yawe ukaza kujya kubona ukabona iri kuri premium package, cyangwa se iri kwinjiza mu buryo bwa premium nkuko muri kubibona. Ababishoboye bakeneye nazibwo USDT turahabaye kugira ngo tuzibaye, ndetse na bira bice bya BNB by'amagaze fee byose turahabaye kugira ngo tuze kubafasha kubibona neza cyane. Ubwo nizere ko ibintu muberetse ibintu bisobanutse. Abantu mukoreshe MetaMask niyo yoroshye. Ndabashimira rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Ni Samusoni tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Mukomeze mugire ibihe byiza.